Yes, reka twongere tubasuhuze bakunzi baruhuka Impa News n'abasuje kandi bahaye ikaze mwe mu bice byitandukanye amajye kumujya rw'Iburasirazuba iburengera bwaryo. Ndaje rero muri kano kanya ndi kumwe na mugenzi wanjye of course urumvikana mwamaze kumwana rero yageze kuri kamera za Ruhuka Impa kugira ngo mu by'ukuri tubaje gufatanya tubagezeho aya makuru atugeza muri kano kanya amakuru ya masunzu rero yagize cyane nkawe byakomeye ibintu byafashe igishyano bamushyize mu wakaje kwiga ivumbi ryatumutse. Rero ana makuru y'ubusesenguzi tubazaniye y'amakuru mu by'ukuri agezweho ni report ya Sesere Majyoro. Icyo tubasaba ni ukubana natwe mugakora subscribe cyangwa se abone ndetse wo mukabana natwe muri groupe ukareba epfo gato munsi y'ikiganiro ugakora kuri link ubundi ukisanga muri groupe yacu mu buryo mwe cyangwa ubundi ngaye gukorero ngaye makuru tubazaniye n'amakuru akomeye. Tuje rero makuru avugwa ifungwa rya General Masunzu tubabwire icyo yazize uri kuvugwaho ubugambanye ko yagambanye agatanga igihugu agatanga ibice bikomeye cyane by'ingenzi biri hano muri Republika Demokarasi ya Kongo akabitanga kuri Aduyi wo bitu Aduyi wo nta undi n'umutwe nyeshyamba wa M23. Byose tugiye kugera tubigarukaho muri rusange. Uyu Bitakwira yari yamuhaye amezi 6 mu by'ukuri cyatse navuga ko amezi 6 mu by'ukuri huye n'uyu General Masunzu ndavuga ko abanyamurengera no bari buze kuba babyinira ku rukoma nyuma yuko uyu mugabo uri warabazengereje mu by'ukuri babashe kuba bamukubita hasi. Politike si ikintu ubundi barakubwira ngo politike ikugendemo ntuyigendemo mu by'ukuri yo ikwanze irakuruka ikagushyira hasi. Ngaye gukorera tubahaye ikaze ndetse n'amakuru y'imirwano ya mujyi wa Uvira mu nkengero no mu bindi bice bigiye bitandukanye turagaruka kare ndetse tugaruka ku ngabo z'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo bakomeje gukoranamo bagatahirije umugozi umwe bagarwanya M23. Turagaruka mu gihugu cy'u Burundi naho tubabwire uko urugamba ruhagaze mu rusange. Ngaye gukorera mbahaye ikaze ndetse ariko kandi mahayikaze mugenzi wanjye ngiye mukurikiye kuri mikro ya mbere nk'ubusanzwe ni Nelson Nyirabyo of course urumvikana hari kana mugenzi wanjye Pacifique nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma bwana Nelson ndagira ngo tuze gutangirira kuri aya makuru akomeye cyane. Yego, umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu ngira ngo abeshi muri mwe baramuzi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu mugabo biri kuvugwa ko kera kabaye ngo bamutaye mu mvuto ngari ahantu habi hamwe yakiraga abasirikare bagenzi be abasabira gufungwa. Tuvugana bari hamwe niba atacunga neza cyangwa bamucungire hafi cyangwa bamujyane muri gereza ya prive sinzi nibibaho. Yego, ngo bamufungira ahantu rwihisha we wenyine baraza kumuhitana. Uyu mugabo General Masunzu uyu mugabo mu by'ukuri wari wahawe amezi 6 tubwo twaje muri report ya Sesere Majyoro tugiye kugeza amakuru yavuye ku isaha 9 za mu gitondo kugera ubu nyine turi mu kiganiro. Uyu mugabo Bitakwira mu by'ukuri Justin Bitakwira yari yamuhaye amezi 6 aramubwira ati wowe Masunzu turakuhaye amezi 6 usimbuye ciko kitambwe kuko nabonye hari n'uwasimbuye ciko kitambwe ubwo ngiye burabyita kuba demobiliza urumva kuba demobiliza buragiye niko mbyita buramba mbona baba demobilije iyo bagukuye ku general uyoboye 3 zone ya gatatu ya gisirikare uyiyoboye yihagarariye buriya uri nk'umugaba mukuru urumva uri nk'umugaba mukuru w'igisirikare ku rugamba. Rero bagukubise bakakubita hasi kuba Masunzu bamujyanye mu Wazalendo hasi mu Wazalendo hasi ngo bamujyanye hasi mu Wazalendo ariko mu kumujyana mu Wazalendo biravuga ko uyu mugabo ntaho hari nta nuri ku rugamba cyane. None tugiye kubigarukaho. Uyu mugabo amezi 6 yari bari bamuhaye yari yamubwiye ngo nibirangira adafashe atisubije ibice Mvetura yari yafashe ngazahita amwita umugambanyi wagiye gukorana ngo na bene wabo urumva na bene wabo none agenda abwira Kisekedi ngo Kisekedi ahita agira guti amufunga urumva. Ariko twabitangira twababwiye ko uyu mugabo General Masunzu yahawe kado iri mu burozi bwinshi cyane kabisa bivuga ngo na yacu. Ariko ikigaragara cyo bwa burozi turabubonye. Uyu mugabo mbere ko turinjira muri operation biragaragara ko uyu mugabo amaraso yamenye kwitaga kose yitanze bibaye impfabusa. Ariko kandi uyu mugabo bakaba bamufunze kuri nge navuga ngo ni inzira karengane kuko yagaragaje urwango rushoboka. Nuvuga ko ari inzira karengane uraza gushwana n'abanyamurenge yicaye makanika nyine nuvuga ko ari inzira karengane. Oya ndavuga ku ruhande rwa Kinshasa kuko ibyo bamusabaga bikoze neza. Ku ruhande rw'abaturage ngiye kuvuga ibyo bamusabaga nabyo yakoze bamusabye kuza kwisubiza umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bafasha hari bawufashe umujyi wa Goma yarahari niwe yarayoboye umujyi wa Goma bawufasha hari
koko Chiko Chitambwe yagiye mu Goma ariko bari kusati ariko na Rubero batarayifata Chiko Chitambwe yagiye bakiriza za Rubero na Masisi taravamo bamaze kuramo Rwindira Kanyabayonga nibwo Chiko Chitambwe yagiye ariko biri kunugwanugwa urugamba rwa ari umuriro nkuko umujyi wa Vuri gufatwa bivuze ngo no mugabo waje gusimbura Chiko Chitambwe nako Masunzu nawe ni gahunda ahubwo Masunzu uyu nguyu kuva kivuye akiva kuva bamutaye mu mvuto mwitegure kuza gufatwa kw'imigi ya migi ibiri imvuze turavugaga izafatirwa rimwe turayigarukaho nese waruvuze ngo Masunzu yarenganye gute Masunzu kuri ngewe ku ruhande rwa Leta Kinshasa ntabwo ndi kuvuga ku ruhande rw'abasivile n'abaturage n'abasikira b'imvetru kuri ngewe nabona ko ari inzira karengane kuko ibyo yasabwe asa n'uwabishyize he mu bikorwa ngira ngo yabishyize mu bikorwa none se yabashije kurinda Gisangana ntiyafatwa abasha kurinda Warikare ntirafatwa abasha kurinda Uvira ntirafashwa Goma aho byari bigoranye kubera ko M23 ari yaragose umujyi wa Goma icya kabiri Rubero nayo ntirafatwa mu buryo bwa nyabwo uyu mugabo ni he hatarinze ibice ahubwo wenda icyo atakoze neza ngo agishyire mu bikorwa nuko atigeze yambura Goma M23 nga yambure za Masisi nandi hagiye havugwa hafatwa na M23 cyase bivugwa yuko mu byo yemeye kuzakora harimo no kuzambura M23 ibice byinshi yagiye yigarurira ariko yanabashije kurinda ibice byose yahawe nta byaramburwa sinzi niba turibuze kubyumvikana kuvuga ngo azize ubusa azize wenda ushaka kuvuga ngo azize ubusa ku ruhande rwa Leta Kinshasa wenda kubyo yakoze ushaka kuvuga ko we ibyo yemeye gukora yabikoze cyangwa se ibyo yabishyize mu bikorwa byose ariko yabashije nyine ndi kuvuga icyo yarakeneye ni igihe ariko mu byo yumvikanye na Sebuje Kisekedi ntabwo kwari ukuza kurinda Kisangani oya mu byemerejwe na Sebuja hari harimo gufata Goma kwisubiza Goma hari harimo kwisubiza Masisi hari harimo kurinda Warikare hari harimo mbese kwambura ibice byose M23 yafashe ariko biko kakiza hafashwe Goma bafatwa nahe na Bukavu ibi rero ngo biravugwa ko ari mu bintu azize ngo ibyo yakoze byose ngo kwari ukujijisha ngo yagambanye na M23 ngo biracubye tarifata ariko se bwana Neriso reka tuvugishe ukuri kugira ngo n'abantu badukurikiye babyumve uyu mugabo yagambanye na M23 gute kandi uyu mugabo yakoze ibishoboka ibyo ari byo byose akoreza intasi muri M23 kugira zimukorera akazi yaje kugambana na M23 gute imipango yiwe no bita Prime Niyongabo mu gihugu cy'u Burundi urayibagiwa kakanje n'udayinejo ubu ntiri mu bikorwa Prime Niyongabo ntasigaye yishyira mu bikorwa ubu si uyu nguyu umusimbuye azabasha kubana neza na Prime Niyongabo ko Prime Niyongabo yarahwanyije ideology n'uyu mugabo na Masunzu uyu nguyu uje kumusimbura urane ugiye gupanga operation neza nkuko Masunzu azipanga reka nkubwire hano muri Warikare M23 sinavuga ko yabuze imbaraga zo kwigarurira kuyifata ariko urebye uburyo cyari yarubatse iriya Warikare byari bigoranye kuri M23 kuzigira gute kuzayifata ariko ubu ngubu nubango imisumari sani yashegeshwe ahari ushobora kuza M23 ushobora kuza kugira gute gukoresha za strategy zayo kugira ngo ibashe kugira gute kongera kwisubiza uno mugi wa Warikare cyangwa territoire ya Warikare kuko biraza kuborohera bitewe nuko buriya ngo inzuki zitagira umwami ngo zitwa imiyugira cyangwa se impehe kubera ko umwami yagiye hasimbu uwundi kandi uwo waje ntago yumvikana neza nabo kubera ko badasanzwe bagira gute bakorana ntibazi imigabo n'imigambi ni iyi cyangwa se uwo waje mushyashya ushobora no gusanga ari ugiye kwitagambana kuko uyu mugabo ubwe yarasanzwe afitanye urwango n'abasevira abaturage b'imurenge ubwabo bamubonye bamukatagura ukamubatiza nk'iminota 2 wasa banamurya Masunzu banamwotse birumvikana Masunzu ikintu bivuga ashinjwe ariko ntakurura kano kanya bintunguye nukumva ashinjwa gari gukora n'umutwe nyeke se bari gukora ni ikintu gitatunguranye ariko kandi burya reka nkubwire bakunda kuvuga ngo uhiriye mu nzu ntagafunda imitwe urabona ko Kisekedi ivumbi ryamutumukanye ubu tuvugana ibintu by'Doha byahinduye isura biravuga ko intumwa yatumye biravuga ko zigiye gufungwa zigiye gufungirwa iyo ngiyo inde Kisekedi intumwa yatumye mu kujya gukinya amasezerano abaye nkawe zigiye gufungirwa muri Amerika zigiye gufungwa
zijya gufungwa. Noneho uyu mugabo ari kubona ibi byose ari kubikora avuga ngo basi byibuze akora igishoboka cyose ariko byibuze hari ibice ashobora kugera yagira gute yakigarurira. Nimba rero byanze, nimba abona uriya mbala yashyizeho wamusimbuye ari ubuze kwisubiza Goma, ariko reka turebe wenda tubihuje urabona ko uyu Kisekedi azanya amaraso mashya, azanya abasirikare 60,000, azanya abacanshuro 7,000, azanye abanya-Ukraine, okay, azanye ibyo byiciro. Uravuga ati reka dukore igishoboka cyose wenda byibuze duhereze abasirikare bashasha tuzanye, tubahereze umusirikare mushyashya, tubahereze umusirikare ajye kubayobora. Ahubwo wenda tuvuga ati Masunzu tekinike yakoresheje zararangiye. Ati we nicyo buriya n'ubundi icyo bashaka bagira ngo bamarane, urumva kuko Kisekedi yamwikuyeho avuga ati nawe wasangambanira, urumva avuga ati manuke pyo wanyu niba kuvunira umuheto muvunane muri bene wanyu ariko kuvinahanga. Ikindi bivuga ko amakudeta amaze iminsi apangirwa Kinshasa, bivuga ko ngo uyu mugabo ngo bishoboka ko nawe yafite mwakaboko kiwe yibereye inaha, yibereye mu rugamba. Bivuga ko ngo nawe yafite mwakaboko ke, urumva nese ntago nese Kisekedi ntari gufunga abajenerali, ariko birashoboka kuko n'abari abandi bagiye bafungwa ngira ngo abangaba bakiwewe ba Christian Kiwewe abangaba bafunzwe nabo bazirango kuba bafite umugambi wo gukubita kudeta ndetse no kwivugana wahoze umukuru w'igihugu uriho ubu Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru avuga yuko uyu mugabo Christian Kiwewe afite ukuntu n'ubundi asanzwe avuganamo n'uyu mugabo uyu Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo ukuntu bagiraga gutya bagahamagarana telefone zibanga zivuga ariko batamenyekana icyo baganira. Ibi ngibi rero bikaba muri bimwe bitumye uyu Pacifique Masunzu akekwa ndetse akanakurikiranwaho ibyo byaha bya gisirikare ndetse n'iby'ubugambanyi. Kandi ikimenyimenyi gihari kibyemeza nuko ubukuritere ntawe uri kugaragara. Yego. Ndetse n'amakuru avuga iby'uyu Pacifique Masunzu kugeza ubu ntago leta ya Kinshasa iratangaza ibyifungwa y'uyu nguyu kubera ko ryagizwe unavuga ko ryagizwe ubwiru cyangwa se mu bwihisho. Yafunzwe ariko ntibiri kuvugwa bitewe n'impamvu runaka z'abazarendo kuba bahita batangira kwigumura kuko bizi ko uyu mugabo yari afite imikoranire nabo, afite ukunaganira na FDLR bagahuza, kagira ukunaganira na za Semusenyatura bagahuza, bana basirikare bakatanyama bamukundaga kubi. No mpamvu ubona abashije kurinda barikare kuko buriya ikintu cyitwa FARDC ngira ngo urabizi neza cyane ko MV turi gufata za Masisi. FARDC yirobanuye na wazarendo bose bandika amaboko ko bari bazi yuko MV turi bafate byohoroshye kuko gufata umuzarendo buri umuzarendo nawe uri kubona ko umuzarendo kumwizera biragoye. Umuzarendo ajyaho aho biri kubera hashaka kandi kujoyinga MV turi ku muzarendo byoroshye cyane, byari byoroshye ariko biragoye. No biroroshye, impamvu byoroshye erega umuzarendo n'umusivili muzarendo yabonye byaga avuga ati n'ubundi bari bajutse none se agenda muri nicyo kintu buriya kiri kubabaza, nicyo kintu urakibabaza ari nacyo ngewe urankunda gutindaho. Avuga ati se umunyagwa azagenda n'ibyanga garuka yamaze kumara abantu bamwakire. Ahubwo iki kintu uko yasa kose intare zikwiye kuzakigaho, amve tujye kuzakigaho kuko umuzarendo aragenda akajya kurasaba inzira karengane agasabura akagira gute yafatwa akamanika amaboko. Imva teka bimujyanye kumukura ama ideology kamugora ku rugamba, urumva ikamwigisha ikamugora ku rugamba. Ibi bintu nibyo abaturage babananga bavuga ati se nimba barahisemo kote ya nyayo mwagiye muhafata mukabafunga mukagira ibyo mubagira ariko mutabagariye mu rugamba. Nicyo kiba. Hanyuma tukiri kuri iyo nkuru tutarayiva use koko twemeze neza ko umugabo utaje General Masunzu koko yagambanye kuba ikindi cya kabiri. Uyu General Masunzu kuba dahari nta muntu n'ushobora kwemeza ko akiri mu rugamba. Urumva birashoboka ko umugabo nyine tugendeye kubiri kuvugwa reba ko Kibatsi Songesa ari muri gereza twari tuzi ko bamurekuye, aburyo ko umugabo ari muri gereza ari mu mvuto ari kumwe n'abandi ba general bapanganye kwica Kisekedi. Yanabibajijwe ndetse arabyemera koko yaragiye kumwica, binavugwa ko yakubanaga na Kabila. Uyu mugabo kuza kwemera ibingibi bwana Nelson ntago byamuvuye ku mutima, yagombaga kubihakana. Ahubwo nuko habayeho gukubitwa, gutotezwa, gukorerwa buri kimwe cyica rubozo, yakorewe yica rubozo kugira ngo yemere ndetse anemere abo bamushinza ko bafatanyije.
niyo Pacifique Masunzu abigendera Mario. Na makuru tuba twakuriye indani kwa ndani kugeza ubu nta tangazo nabivuze rirasohoka ribyemeza neza 100% yuko Pacifique Masunzu yafunzwe azira icyaha nk'icyo kiwewe yagize gute. Nta nubwo turemeza ko afunzwe nuko abantu bose turi kubaza ku rugamba bamubuze ntaho bamubuze. Rero kavuga ko uyu mugabo yabafatiye ibyo bihano direct ibikiba agahita ajyanwa hehe muri gereza agafungwa akaba ariyo mpamvu byagenze gutyo. Cyangwa se hari ukuntu ni kare n'undi nahoze mbikurikirana amakuru rero bwa Nelson no mpamvu tudashobora no gukofirima neza 100% kuyu mugabo byamubayeho kuko kare yigeze gucicikana amakuru avuga ko yahinduriwe ishingano akaba yahawe izindi shingano shyashya ariko izo shingano shyashya nakomeje gukurikirana sanga uyu mugabo nta shingano yahawe ahubwo bamutereye ikizere cyuko isaha ku isaha ashobora kugira gute kugambana. Dore impamvu ya mbere yagaragaje akababaro gakomeye cyane ku baturage bari kugira gute kwicwa mu Minembwe kuri Masunzu kuri operation abarundi bare bagiye gukorera hariya muri za Rugeze. Masunzu agaragaza akababaro reka nkubwire nyine Masunzu agaragaza akababaro reka musobanurire iyo muri wayikuye reka musobanurire ndakubwira aho nayikuye. Masunzu urabizi ko ku munsi w'ejo nkubwira ibice byari bigiye kubera mu araho bitaga buretse gusobanurira ahantu bitaga Masunzu umuryango we bivugwa yuko ngo yakuye hariya akawerekeza za Karengo wenda kuhungisha ko nabyemera arawuhungisha ariko hari hakiri ibisekuru bye n'abavandimwe bandi biwe. Ahangaha rero byagaragaye neza ko ingabo z'u Burundi zifite gahunda ifatanyijwemo na za FDLR na za Nyatura kujya kwica abaturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bahereye kuri umwe. Iyo operation Masunzu ngarayanga ati mwebwe ntabwo icyo mugambira ari kwica abasivili ati twe turi guhangana natwirwana mugene mwice twirwana ariko abasivili mugire gute mubareke hanyuma mujye no kurwanya mu 20 of course icyo kintu kirumvikana ku muntu uzi kuri kurwanya mutwe terabwo yagombaga kwica abasirikare ariko abasivili akabihorera mu gihe ingabo z'u Burundi zashakaga guhera kuri umwe ngo kuko ntibamenya ngo aduye ninde sibyo se kuko bari abasore ba Madubu banambara igisirikare banambara imyenda y'igisirikare ati mwikica nimwica abasivili nanjye operation nanizi kihari nubira hari ibice iracya FDLR FIDC na Wazalendo ziracyagwa se Minembwe zayizengurutse neza ko umuntu irahari operation umuntu bita William Yakutumba uyu nguyu ufite Wazalendo muri biriya bice yakiriye telefone imubwira ati ntihagire n'umukoroneri umwe w'ingabo z'u Burundi ati nta numwe muri mwe wemerewe gukora ku musevili mugene murwanye nabo barwanye muri bo murwana mwice ariko abaturage mubareke ntago duhanganye n'abaturage. Sasa uyu Wilama Yakutumba aravuga ati aba bose n'abanyarwanda cya kabiri bose ni aduye turashyira hasi. Uribuka ko hajya drone na za Sukoyi ariko zarashe ku kibuga urari ubwo Masunzu ari umugome ariko ntago yabona ari kugira gute hari kwica abaturage bose bwa Nelson Nzira karengane barase barabaziriki abana abagore abacecuru abantu bakuze ni ikibazo kubica nawe ubwe mu mutima we nubwo ari mubi cyane abagambaniye ntago yabona abasivile batazi ikintu na kimwe bicwa ahubwo abo yanga niba ari bose bakoze ishyira hamwe nyine rya kwirwaneho bakitwa abasirikare bari abanga kubi abonye n'uburyo abica bose yabiyicira n'amaboko ye ariko umusevili yavuze ati mwica abo muhanganye nabo ariko mureka abasevili kuko ntacyo bazira igihe yirengagiza ko abo bahanganye bagiye kwica abavyeyi babo baraho n'uwakicwa umwana we yapfa akavuga ati nanjye mu munsi inde hejuru nawe yafata intwara akajya kurwana hanyuma rero bwana Nelson iki kintu nicyo cyase gisa nk'ari cyo gikora umwuka mubi kuri uyu mugabo kubera iki kubera kubuza abo basirikare ntimurye kwica abasevili kandi operation ntiyabaye ahubwo hasi abaho gusubiranamo kwa bari baje kugaba ibitero mu baturage kira ngo wabibonye urugamba rwiriwemo rwa Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bahanganye mara mu ishyamba muri no shyamba n'umundi rya Kabashi ndetse n'abita Ruhimba haberaga
imirwano ikomeye cyane, ariko ngo abasore b'amadu bari hejuru barimo bibyinira ikinimba bavuga ati muhangane, ati muhangane twirebere. Barebye match, niba muzi ukuntu umuntu arebera umupira kuri televiziyo cyangwa se irebera filime, niko bari bameze aho bati kubita mwirugu, kubita hehe, bavuga ati mwicane mu marane n'ubundi mwari muze kugira gute kutwica. Pacifique Masunzu bityo rero yasaburirwa irengero, ni mwijoro ry'ejo byabaye, nta nubwo byatinze. Ashobora ibintu ni bibiri, ashobora kuba yahunze, cyo ni icya mbere. Guhunga niyo turufu ya mbere, kuko aketswe urumva gukekwa nawe ubizi neza ariko Kinshasa nta miyaga, nta mpuwe, noneho narinda ari wo mu bwoko bw'abanyamurenge bamuhitana. Yahunze, yafashwe, cyangwa se yahinduriwe inshingano. Uwo nguwo rero ni Masunzu twari tukiriho, icyo twe turibuze kugumya gukomeza gushaka amakuru ye. Yafunzwe ese koko yagambanye, ese koko politiki ya Kisekedi iramurutse, biranze, haje abashyashya, turareba. Ariko icyo nababwira cyo uyu mugabo none uje kuyobora nawe inindi kado y'uburozi, nawe ahawe kado y'uburozi. Uyu Mbara nawe ahawe kado y'uburozi, uje kuyobora uvigiye gufatwa, nkuvuga ati genda ure ko watangatanga nyaboneka uvira ntifatwe. Ariko niho kumuha kado y'uburozi nawe akayemera. Nge niho ntabwo nagomba kuyemera, ariko nyine byarangiye n'ubundi ayemeye. So ngaye guko rero ntandi mahitamo, nta nicyo agomba gukora, naze nawe ajye mu mubare w'abafungwa nk'abandi bose. Uru rugamba ruzajya kurangira abajenerali bose bashiriye muri gereza, ntabwo mubeshye. Noneho cyane abantu bayoboye cyangwa se bakoze ku bwa Joseph Kabila, binavuga ko Joseph Kabila afite akaboko karekare. Abajenerali bose bashiriye mu magereza, abajenerali bose bari gufungwa, abazi ko bayoboye ku bwa Kabila cyangwa se abazi ko bakoranye na Kabila, bose baraza kwisanga mu mvuto muri gereza. Twihuse cyane rero, yego tujya ku bacancuro. Abacancuro hari amakuru avuga ko hari abacancuro mu by'ukuri bagera ku 8 uyu munsi muri Kerera bashobora kuba baguye ku urugamba rwabereye muri za Kiriba hariya, aho rero urugamba rwabereye ahantu hatatu, Sangero, Ningo ndetse na Kiriba. Ni ibice byinjira mu mujyi wa Uvira, bisa nk'iri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko arambushi mu by'ukuri baguyemo, aho bari baje kwataka M23 ngo bisubize inyuma, ariko bakaza kwisanga abagabo b'inyeshyamba bari maso, bikaza kurangira bahaguye. Aba ni abagabo 8 bivugwa, basanga abandi 2, bivuze ngo abanyakolombia bamaze kuba 10 baguye mu rugamba. Hanyuma rero amakuru akavuga ko hakomeje kuba ubwoba bwinshi mu mujyi wa Uvira, ndetse n'igitutu gikomeye. Bikavuga ko ngo abaturage mu mujyi wa Uvira bababwira ati nyaboneka, ufite ibyo kurya hafi aho ngaho, ufite mu murima na hehe, amaresitora, amabotike, muwe mukusanya, kuko atigiye kirageze ntimwongere gusohoka mu nzu. Atigiye kirageze ntimwongere gusohoka mu nzu, ati kuko urugamba rwaje rubasatira, muhunike byinshi. Ati muhunike byinshi, kuko igihe kirageze urugamba rwaje rubasatira. Nubwo bwinshi rero bukomeye cyane mu gihe ingabo za FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi zikomeje nazo ubwazo kugira ubwoba, ndetse izindi zikaba ziri gusubira inyuma ku rugamba, ndetse ariko kandi bakaba baje kwihorera, ariko ibintu bikaba byabakomeye cyane. Hanyuma rero ku kijyanye n'abacashuro n'izi Sukhoi za FARDC biri gupangwa ko bagomba kuzikoresha ku rugamba bahanganyemo na M23, mu gihe bo nta miyaga bafitiye abasivile, M23 ifitiye impuwe abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Kubera ko ikibazo gihari ni cyuko FARDC barashaka ko bahangana bakoresheje intwaro za muzinga. Sobange M23 irazibuze, barazifite te n'abaranazimanuye ziri hari ya Uvira, ariko ibintu biziri hano mu nzira urabona hano za Bukavu, mu muhanda uva za Bukavu werekeza hano za Kaziba, bafiteyo intwaro zikomeye cyane, ndetse naho bitaza Runingo hano Kamanyora ku mupaka ubuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Za ntwaro abarundi bagize gutya bagashyira ku mipaka yabo, M23 nayo yazizengurukije. Hanyuma rero igihari ni ikintu kimwe gusa, bategereje ifirimbi, hanyuma nabikijyanye n'imiyaga bakakireka, kuko bitabaye uko nguko leta ya Kinshasa iraza kurasa buri umwe wese n'umusivile bamurase. Dore byateguwe burya za rokobuteri z'abashinwa za Pirate, aramakuru ufite uko bongeye gutumiza izindi noneho ngo karabutaka arizo zigiye kuza noneho ngo gushyira iherezo kuri M23. Noneho izi ndege igitangaje ngo zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, kumenya ngo hadu yari hehe. Ni indege zifite ngo amakamera kurura cyane, ndetse zina tracking bino bikoresho bya M23 birimo n'ibyombo, ndetse na zino ntwaro zabo. Urumva ko ni urugamba rushobora kuza kutoroha. Gusa ibyo biri kuba mu gihe mu 23 nayo yabatitije ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe na za Sukhoi bafite. Ngo noneho ikintu gitangaje, uzi neza ko ababirigi bigeze kuvuga yuko ngo bagiye guhereza FARDC ngo radari ibasha gukotorora kino gikoresho M23 ajya gukoresha imanura za drone, iziba
nta radari nziza bari bafite burya M23 ari bakubye nka kabiri hanyuma iyo icyo baza barakizanye nibyo kuko urana ko drone zisigaye zivogera ibice bya M23 ko bishakiye ndetse n'igikoresho M23 ari ifite namaze kumenya amakuru yuko hari ukuntu ngo FARDC ishobora kuba yarakirashe ariko noneho kuri iyi shuro ngo M23 yamanuye igikoresho cya nyacyo igiye gukoresha ngo ndetse burya ya ntwaro ya shitani ndetse nimwe yitwa shitaniya n'ebyiri ni ingore n'ingabo zari hano misozi ya za Sake igiye bafataga Goma uri bukaba ari kurasa hano senihera urana hano Sake urimo uza nizangongo hano urimo werekeza mu mujyi wa Goma hari agasozi karabaye hatari kari gacumbitseho abacashuru sindi kwibuka izina ariko ubaye uryibuka waryandika muri comment ariko karahari ngira ngo abeshi murakazi bari baracukuye ikitwa umwobo batambika imifuka hari Sadeke iri nanubu hakiri ibinindo bya Sadeke niho ndi kuvuga iyi ntwaro ari iri hariya mu misozi rero kuri za Sake hejuru ya centre hejuru hamwe suko itajyaga hira kugera hanyuma rero izi ntwaro ngo nazo zamanuwe ziri kuzanwa muri Uvira muri Bukavu gahunda no gufata Uvira nuvanga ibyo leta Kinshasa yigira yanga ibiganiro dore ko banabyanze mu buryo bweruye noneho Tshisekedi ngo arukuntu yavuze yuko adashobora kuzongera kuganira ndaje mbabwire nanone hari ibiganiro biri kubera yo biri guhuza umuvugizi n'ubundi wa Kinshasa ndetse n'u Rwanda ndaje nabyo tubigarukeho ahubwo ubu ngubu tuvugana rero bwana Neriso byafashe indi ntera M23 ihangayikishije Kinshasa ku rwego rwo hejuru izo ntwaro zamanutse suko ingo ziri tayari umupilote Sumbaze ngo bamuvanye he ubugarahari nabo baguze umucashuro mwibanga cyangwa se cyangwa batojwe se cyangwa babasirikare ba Sadeke bamwe bafashe bashaka guhakinga ikoranabuhanga rya M23 uruzi ko aribo bahangana na Kinshasa n'abana batoje ngo bagiye gukontrola sasa ngo barahari ngo babaya sana ngo noneho ngo gutwara ngo nabambere ariko ntabwo bazahita bazimanura gusa tegereje urugamba ko rwakumuriro niba ngiye nkeka ko bazazimanura reka nkubwire bazazimanura ari uko wenda barazimanura ubwo se bitinze kari umva nyine nkubwire uko cyase ko zisuko barazimanura ari uko FARDC nayo izimanuye nimanura zirasukuye abagabo nabo bateguye kwita bamanura zino sukuye dore gahunda rero bwa Neriso ukuntu iteye M23 iramuka igabwe igitero cy'indege ngiki kimwe gusa je n'amakuru y'ibanga namenye yaba doroni yaba sukoyi yaba rukubuteye iyo ariyo yose barata bayimanura sukoyi kuko nubundi ibiganiro by'Idoha nundi bisa nk'ibyarapfuye byarapfuye no z'abamiriki nimba nta mwanzuro uhari rero ntacyo kuramira gihahita mahari ntacyo kuramira gihahita mahari kutabakuramo Uvira vuba kubitira mu kavubo Uvira nabo basubire mu biganiro barayifasha noneho Kinshasa yemere yajyaga ivuga itarabona Uvira nivamo tayari na warikare murata mwumva ngo tombe kuko ubwo barafata umwanzuro nabo gukoresha suko kuko barazifite none se ntago bazaregwa n'imiryango mpuzamahanga ngo baguze suko ngo bajye no gushaka ibihugu baziguzemo ubu kuri uyu shuruzi ko nubwo bagure ebyiri bazikoresha ku mirwano kandi ntagire ikivugwa reka dutegereze turebe barazikoresha muri Uvira nizirangira zijye no gukoreshwa muri warikare niho gahunda nese Kinshasa zawe rikoresha indege M23 ntizifite yego reka dutegereze turebe rero uko urugamba ruza ko rugenda ahangaho ni mu bice byose nyine ubwo uyu munsi mu nkengero za Uvira nta rugamba rukomeye cyane rwahabaye ni rwo rwabaye mu masaha mu gitondo naho uyu munsi hiriwe hari umutuzo ariko bigaragare ko hari ikintu kiri gukorwa cyangwa se urugamba rukomeje kugenda rwiyegeranya cyangwa se ku ruhande y'impande zombi yaba ari ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa bakomeje kwiyegeranya ngo batake ku ruhande rw'ingabo za leta rw'ingabo z'inyeshyamba za M23 nabo nuko bari komandura intwaro n'ibikoresho biyegeranya mpaka kugeza ubwo turi buze kumenya ese urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira rumeze rute ruratangira cyangwa rutangira tugarutseho gato cyane tunerekeza muri Tetwara warikare mbere yuko wenda tujya muri warikare reka tuvuye kuri kano gace ko muri Katana anganga kira ngo ubwo duherukana mu makuru yatambutse twari twabwiye ko tuza kubigarukaho sasa impamvu tuvuga turaza kugaruka ku makuru runaka nuko ibintu byicara bihinduka ibintu ku rugamba byicara bihinduka niyo mpamvu tuba twavuze uko nguko hano muri Katana rero hiriwemo operation nkuko nari nabibabwiye mu masaha atambutse ati M23 harabo yafashe rwa mikono babaza rendo n'ubundi bari bamaze imisi barigiza akaraka burara ukuntu muzarendo yidunda kumva niwe muntu ukomeye wa mbere mu bijyanye n'uru rugamba kuri ishuro none mu 23 muri iki gitondo yaramutse ikora operation bita Mayibobo operation kubura operation rimburana n'imizi niko navuga
kubera ko buriya Wazalendo ziri hariya muri ariya mashyamba zari ziteje ikibazo gikomeye cyane. Hari amakuru avuga ko mu 23 yoherejemo special force abasirikare babo bakomeye cyane, ngo abasirikare bagenda bakatahukana itsinzi. Ngira ngo urabazi neza cyane barabakoraga muri za barababaga hariya muri za Minova hari agace kitwa Bweramana, agasozi bita Ndumba na karya kitwa na sozi tubiri twabagamo abasirikare mu dusozi uko ari tubiri nta handi hantu bari, ariko utwo dusozi ntitwigarurirwe kandi tubamo abasirikare bake cyane. Bara rero bari hariya muri za aho ngaho nyine ubu tuvugana nibo bagiye gukora operation hano muri ino ya Katana, ndetse n'abakoze operation muri Parike Nationale ya Virunga Katana. Hanyuma ukuntu bimeze ro bwa Nelson kuva mu gitondo kugeza maginga ya imibare itugeraho ivuga yuko bamaze gufatwa bageze muri 28, abandi bose biripotinze, abandi babonye rukomeye kuko ngo binjiraga gutya mu ishyamba. Uzi ikintu gitangaje se, operation zakorewe mu civil ubundi ukekwa wese gufatanya na Wazalendo, ago ukekwa ko kanafite umwana uba mu Kizalendo hose bagiye kumushakisha kandi babafashe nibyo, ariko abo mu Giteburage biripotinze. Abagerageje gucika basubira mu ishyamba basanzemo abasirikare bari mu vetru barafatwa. Ubwo niko byagenze kuri uyu munsi. Birumvikana ko muri Katana imirwano yabaye nibyo, kuko iyo bari gukora operation n'imirwanire aba bivuze ngo rero mu 23 byo yabafashe rwa mikono mu gihe bari mu mirwano. mu 23 yo yari iri kwiga ku kigiye gukora cyo kubafata. Hanyuma rero nuko bihagaze aho muri byo bice bya za Katana ndetse naho za Kavumu, aba Wazalendo bigiza karakajyahe ngo bagomba kugira gute ngo gufata ngiye Kavumu, birangiye batayifashe ahubwo birangiye bagize gute bafashwe. Ngaye nguko rero tuvuye aho ngaho rero Kavumu ku kibuga cy'indege nkuko abivuze, reka tuzibuke muri Tetwara warikareho na Pinga tunabijyana rimwe twerekeza ku musozo w'amakuru yacu. Amakuru atubwira ko rero Pinga still ikomeje mu by'ukuri gusatirwa n'umutwe nyeshyamba M23, ko ariko ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa FARDC nabo bakaba bakomeje kuyihagararaho ngo ntabwo bashaka kuyirekura, kuko ngo iyi Pinga baramutse bayirekuye n'umujyi wa Warikare wahita uva mu nzira, kuko iyi Pinga ibafasha kurinda iyi centre ya Warikare mu buryo cyangwa ubundi. Rero M23 nayo ko bikomeje kwiga uburyo bwo bumwe cyangwa ubundi ishobora kuba yakuramo iyi Pinga, bikaba byakomeje kwanga. Kimwe cyo ni Tetwara Warikare rero mu by'ukuri byakomeje kuba biba ingorabahizi. Tetwara Warikare nubwo Masunzu bamushize hasi, ariko yasize ahagaritsemwe abasore be neza, kuko ubu tuvugana Tetwara Warikare FARDC n'Abazalendo na FDLR bayicunze neza cyane. M23 ikaba yabuze ahantu imenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Still ihura niko gace M23 tuvugana ifite yabashije kuba yakongera kwambura ingabo za leta Kinshasa, ariko tuvugana nta kintu cy'igikorwa cy'igitendo kiragaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngaho uko rero ari niyo makuru yiriwe uyu munsi, ndetse tunavuze gato cyane kuri Muhozi. Tuvuze kuri Muhozi wavuze ko gahunda ari buze kujya muri Uvira ngo akagura ibice afite cyane, akagura ibice afite. Abantu bakaba bakomeje kwibaza nimba ari bufate Uvira nk'abasirikare cyangwa se nimba ari buyagure just kuyagura gusa bisanzwe birahonga. Ikintu gitunguranye kinatangaje cyane, reba abantu Uvira iri naho Uganda iri kure cyane nk'amazi n'umuriro. Ni ukuvuga ngo Inosaka inarugaba ibintu ni bibiri hagati ya nayo M23 hagati na Kinshasa. Ubwo yabaje gufatamo bamwe, ariko ibi ngibi twavuga nka bya bintu akunda kuvuga ariko ntabikore. None se ubu twavuga ko agiye kohereza ingabo muri Uvira, kereka avuze ko agiye gufatanya na Kinshasa, naho ubundi ntaho banyura. Igihe yavuga ko agiye gufasha M23 Kinshasa yabatangira bakarasana. Hanyuma nabanza kuremo Bunia, namara gukuramo Bunia agenda kuremo Rubero na Butembo na Beni, namara kubikuramo abone kuzana za Uvira, nibwo azafata igice kinini. Hanyuma urugamba rwa M23 arureke M23 rwirwanire, cyangwa se niba yiyemeje kurwana na M23 nabyo nanone agende bahangane. Gahe nguko rero kategeze turebe Kayine Rugaba ukomeje kuri koroza, mu gihe Toma Rubanga nawe akomeje kuvuga ati ngende tayari cyane, ahubwo ndaje nsange M23 dukorane, ndetse ngo arabashyigikiye. Mu gihe ubwo gihe Moise Katumbi we avuga ati Kisekedi ushaka wisubire ibintu byo gukorana na Barcelona bireke, kuko nta uzabazana.
Barcelona ikipe nawe uziko Tshisekedi yasinye amasezerano n'ikipe ya FC Barcelona mu bijyanye no gukorana nabo nko visit Rwanda visit Congo rero Mosika tumubwira ati wakisubiye ati ibyo bintu byihorere ati ibintu katari ibintu byawe ati byihorere ariko dushyira aho ngaho bwana Nelson tugaruke gato ku makuru wenda tute tunasoza ku makuru abari kuvugwa hano muri Rubero nkuko nabibabwiye kare ati tubigarukeho muri Rubero uduce tugeze muri tubiri aho MV3 itaragera ikintu cyitwa ADF Naru nkuko nabivuze uyu Inosaka ina nabanza rwanya ADF Naru nayitsinda abone kongera kumva ko yajya guhangana na MV3 cyangwa se yajya guhangana na FARDC kuko ADF Naru yaramunaniye kugira ngo irekeraho kwica abasivili kuko ngo gusa muri Uganda asa n'uwayishoboye ariko muri Congo nkuko avuga ko ari mu bufatanye n'abasirikare ba FARDC kurwanya bano barwanyi ba ADF Naru bikaba byarananiranye kuri ubu bakaba bagipfa bageze kuri 70 muri iki cyumweru gusa bamaze kuhasiga ubuzima bishwe n'aba barwanyi ba ADF Naru tubibutse ko bano barwanyi ba ADF Naru bo na se twavuga ngo kira n'abantu barwana bica umuntu ntacyo bamuhoye kwica ni inshingano zabo bo kuri bo bumva batuje nta nyungu ntibakwambura ntacyo bakora no kugufata gusura imugenda bakakwica yego sinzi ubwo ko nabivuga ariko ni ibintu biteye agahinda ibi rero nibyo UPDF yicaye itekereza iravuga ati ntago twakomeza kureberera abantu bacu bicwa kuko bari abakongomani bahari abafata nk'ari ababo ati ntago bishoboka bityo basinyana amasezerano na Kinshasa yo kujya kurwanya uno mutwe dore ko najya ugira gutyo ukinja no muri Uganda ugakorayo ubwicanyi nk'ubwo ngubwo barangiza bakagaruka kwihisha mu mashyamba ya Kongo hanyuma Inosaka inararebye nyine avuga ati reka nohereze igisirikare cyanjye gikomeye kijye kurwana nabo araza ntago ari kurwana nabo ahubwo akomeje kugenda avuga ko agiye kwigarura ibice byinshi bigiye bitandukanye hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yabivuga nta na santimetero n'eshanu barigarurira gusa wenda izo barimo ni nini ariko bazirimo nk'intizanyo isaha ku isaha amasezerano yarangira bakagira gute bakava mu gihugu kitari cyabo hanyuma rero ubwo dutegereze turebe ibiza kugenda biba gusa uduce turimo Kageri Kasuo nuduce turi hafi na Kipese uduce M23 kuri bibarizwamo ngira ngo abeshi muri mwe niba mwibuka neza cyane mu mbabarire ko bangiye kusa nkaho ngira utuntu mbibutsa ndagira ngo basobanure neza operation uko imeze hari abantu bicemo abazarindo bicemo ibice bibiri bamwe baravuga ngo joinze AFC M23 ngira na bakabido barangije Kabido yari yavuze ko join gayi mu 23 ajya no kuri video arabivuga ariko yumvise ibintu bari buze kumukorera nyuma ko abajoininze ari bwamburwa amapeti yose aravuga ati aho sahange abura hepfo abura na ruguru ntiyasubira muri FARDC ntiyasubira no muri ntuze n'amapeti yari afite arayamburwa habwa abandi hanyuma kuri ubu rero abazarendo biwe base bigaba mu bice bibiri hari banyatura bandi sinzi ukuntu babita ninza kubibuka wenda ndababwira mu makuru yacu ataha biciyemo ibice bibiri abo rero nibo bahanganye bapfa yuko ngo batari kwataka mu 23 bakavuga ati mwe murafatanyije abandi ati dufatanyije bityo rero biraza kurwana sinzi ngo ninde uri hasi ninde uri hejuru gusa dutegereje kuza kureba MV3 yiturije ntago iri kurwana pe yego iraho kabisa imereye neza iravuga ati twe twabaye duhagaritse imirwano kandi ibyo biri kwa mu gihe Kinshasa intwaro zose zari ahantu bita Muskenene bazijyanye Beni rero turabashimiye reka tubwire mwakoze cyane kubana natwe hanyuma mukomeze nyamuneka mukuri subscribe cyangwa abone kugira ngo turushe kugenda tubana pasi wakoze cyane bwana Nelson naho rero amakuru yacu nakagaruka bye bye